Yes, ubundi 73% by'abantu batuye isi batekereza cyane ku mpamvu zitandukanye, ariko tukarushanwa uburyo tubikontrola. Niba nawe utekereza cyane ugatinda mu bitekerezo, uri gutekereza cyane kubera yuko utinya gucirwa urubanza cyangwa se kujajingwa ku bintu uba wakoze. Uri gutekereza cyane kubera yuko wagumishijwe inyuma n'amateka y'ibyahise cyangwa se ibyaguciye intege mu gihe cyashize. Uri gutekereza cyane kubera yuko ufite byinshi witeze imbere yawe. Kandi nanone uri gutekereza cyane kubera yuko ukunda gushidikanya, ukongera ugatekereza cyane kubera yuko utinya gukora amakosa mu hazaza hawe cyangwa se mu mibereho y'ubuzima bwawe. Impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa akaba umuganga kabuhariwe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Amy Morgan yaravuze ngo gutekereza cyane bitandukanye no kwitekerezaho. Ubundi iyo umuntu yitekerezaho aba arimo aratekereza ahazaza he, atekereza ku bintu bishya yakora mu buzima bwe, naho umuntu urimo uratekereza cyane aba yihugiyeho we gusa, atekereza ibintu bitagenze neza mu buzima bwiwe, atekereza n'ibintu bibi yakoze bimuca intege kandi bikamuzingira mu kintu kimwe. Noneho reka twese twerekeza amaso hamwe, umutima tuwuhuze, turebe ngo ni ibihe bimenyetso bizakwereka ko gutekereza kwawe ari bibi cyangwa se bikukariganisha ahantu habi. Ibi byose twabikusanyirijwe n'iki kigo mpuzamahanga cy'Abanyamerika gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, kitubwira yuko igihe cyose ugiye gusinzira bikakugora, ugasinzira bitinze kandi wari wananiwe, ibyo byose bizakubwira yuko ubuzima bwawe bwo mu mutwe buri mu kangaratete. Gutekereza kwawe cyane birimo birakujyana ahantu habi. Ikindi, gufata umwanzuro utinze. Rimwe na rimwe mu buzima abantu bose bafata umwanzuro, ariko twese siko tubanguka mu kuwufata. Mu gihe umwanzuro woroshye kuwufata wowe bigutindaho ukaba wadindira, icyo gihe cyose uzaba ufite ikibazo cyo gutekereza cyane. Igihe cyose ukunda kwibaza bya bibazo ngo ni ukubera iki, ngo kubera iki ari njyewe, igihe cyose uzabikora ibyo bintu byose, buri gihe cyose ukabigiramo ikibazo, uzaba ufite ikibazo mu gufata umwanzuro, kandi nanone bizakujyana kuri cya kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe bwawe bitewe no gutinda gutekereza ku kintu kimwe. Ikindi kintu kizakubwira ko gutekereza kwawe cyane biri kujyana ahantu habi ni ukubera yuko uzatinda gukonsantara ku kintu. Icyo gihe uzatinda gufokasinga ku kintu bitewe nuko ubutekerezo byawe byose bizaba biri ku kindi. Nk'urugero, mu gihe uri kuganira n'umuntu, ubwenge bwawe bwose kabwibereye ku bintu wasize mu rugo, amafaranga yawe se umuntu akubikiye, icyo gihe cyose ubuzima bwawe bwo mu mutwe buzaba buri mu kangaratete. Ikindi kintu gikurikiyeho kandi kinakomeye, abantu bakunda kwiha ibisubizo. Abantu bakunda kwiha ibisubizo waba uri kuganira n'umuntu ukajya yibaza ngo bagiye kumbwira ngo waba usabye nka serivisi, ngo bagiye kumpa serivisi ntashaka, ngo bagiye kumbwira nabi. Ibyo byose ni ibimenyetso bikwereka ko gutekereza cyane kwawe birimo bibajyana ubuzima bwawe mu kangaratete. Yes, nyuma rero yo kumva ibintu byose bituma ubuzima bwawe gutekereza cyane bikubujyana mu kangaratete, reka turebe ngo ubundi ni gute namenya ko ubuzima bwanjye gutekereza cyane birimo burjyana ahantu habi. Nanone twifashishije cya kigo cy'Abanyamerika gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Hano hari ibimenyetso cyangwa se bimwe na bimwe byakwereka yuko ubuzima bwawe gutekereza cyane birimo burabujyana mu kangaratete cyangwa se nta kamaro biri kukumarire. Gutekereza cyane uzatangira kumva bigutera depression. Gutera depression ibi bizaterwa ahanini nuko ubuzima bwawe bwose ubuha umwanya aho gutekereza ikintu cyakugirira imbere, ahubwo ukafata umwanya munini utekereza ku bintu bibi kandi biri negative. Icyo gihe bizakuzingira mu kangaratete kamwe ko kwigunga, kwiheba no kwitekerezaho kandi bidafite akamaro. Yes, nanone hangaha uzatangira kumva nanone uhangayitse. Guhangayika bidafite akamaro. N'igihe kinini waba uri ahandi hantu ukumva urahangayitse, ukumva se nturishimye, ukumva buri gihe uhora ufite ibibazo. Igihe cyose rero uzajya wumva ufite ibibazo, ibyo byose bizaguhera ikimenyetso cy'uko utekereza cyane, kandi gutekereza kwawe cyane bijyana ubuzima bwawe mu bibazo. Ikindi nanone uzatangira guhangayika, uhangayikishwe n'ibintu udafite ikintu wabihinduraho. Aha nanone nzakubwira ko uzaba ufite ubwoba bwo kwibaza ngo abantu bamfata gute. Igihe nanone uzatangira kubona ukabona utangiye kwibaza ngo runaka mfata ate, ese ndeba ate, ese kugenda kwanjye biramushimisha, ese biramuhangayikisha. Iki gihe nanone uzamenye ko gutekereza kwawe ari bibi, bitari gutekereza muri positive way. Yes, ubundi muri rusange umuntu iyo atekereza cyane ntabwo asinzira. Ariko se nanone reka turebe ngo umuntu wabujijwe ibitotsi no gusinzira bitewe no gutekereza cyane kandi atekereza mu buryo bwunguka cyangwa se bufite akamaro, no gutekereza cyane ukabura ibitotsi mu buryo budafite akamaro. Aha ngaha turifashisha urugero rw'umunyeshuri. Umunyeshuri afite ikizamini arataha akaryama bikabura ibitotsi bitewe nuko aba afite ikizamini. Ariko se umuntu ufitemo akamaro we akora iki? Iyo utashye ufite ikizamini ukabura ibitotsi ntabwo utanga uryama, ahubwo buri wese abyuka mu gitondo cya kare. Wa mwanya wabuzemo ibitotsi ukawubyaza umusaruro wiga, usekora ubushakashatsi kandi unasobanura. Ubwo ni bwa buryo utekereza cyane buri positive. Naho iyo utekereje uburyo buri negative
bwa buryo gutekereza cyane bukaba buri negative ni igihe utashe ufite ikizami ukabura ibitotsi mu cyimbo cyo gutangira kwiga cyangwa gukora ubushakashatsi, ugatangira kugenda wibaza ngo bazabaza ikihe kibazo, ukarara utekereza ngo ninde mwarimu uzaduseriviya, ninde muntu uzadufasha, ni gute nakopera. Ubwo ni bwa buryo utekereza nabi, ugatekereza mu buryo buri negative. Gutekereza kwawe cyane bikakujyana ahantu habi buri mu buryo buri negative. Muri rusange rero gutekereza cyane si byiza kuko byangiza n'ubuzima bw'umuntu, memu nubwo mu mutwe cyangwa se no ku mubiri, kuko no gutekereza cyane bibangamira igifu n'indi mikorere y'izindi nyama zo mu nda. Rero niba nawe ari ukunguku wari umeze, ufata umwanya munini ukitekerezaho cyangwa ugatekereza gusa bidafite impamvu, menya yuko ari bibi kuko bibangamira imibereho yawe. Gutekereza cyane bitandukanye no kwitekerezaho. Kwitekerezaho ni igihe ugenda ugafata umwanya ukiyigaho maze ugatangira gutekereza ikintu gishya wakora, ukiga uburyo bushya, ukamenya n'imikorere yawe, ukisobanukirwa uwo uriwe. Naho gutekereza cyane byo ni igihe ufata umwanya w'ubusa utekereza gusa ku bintu utabasha guhindura, ku bintu byarangiye, cyangwa ukagumya ugahezwa inyuma n'amateka. Ari byo twabonye ko inyuma bigutera stress, bikagutesha kugira concentration, bikagutesha n'undi mwanya w'ikindi gihe wari gufata utera imbere cyangwa se ugira icyo uhindura kuri bya bintu umaze kubona biri negative. Rero nawe niba wakoraga ikosa rihagarike none ahangaha. Wibuke nanone gukora subscribe, like, comment na share. Wibuke no gukanda ku nzogera, tugumye tubane no ku tuntu tw'ubwenge turi imbere. Sawa sawa, twari kumwe. Ciao ciao.